kwifuza gusambana dayimoni mu izina rya Yesu wifuje gusambana nande na Claudine ngiki gukishira toka dayimoni Kenya wifuje gusambana n'umwana wanjye umva nutajyana uyu mugore kwa muganga ngenda bibwira ubuyobozi agasuzuguro dore agasuzuguro niko konse uje kunsuzugurira wanjye rero niko ariko ukeka ko ngende inganzwa nk'umugabo wa Filipo ndakubwiye umva urushanye n'umwana imbabaza washaka kumurya di nta soni tarembese arewe genda hohoka mugore we nshaberanya gusa genda uzabona cyo nawe ntago nguha imiti ubu nabwo sinayingiye kureba umuntu uri bundangire ibyo ndi bukwahirire nimugoroba bakoshya nawe wemera nese abangaba wemerera bakaza hano mu rugo so baba baje kureba ubuzwa imitungo yanjye ari nabo bakuroga ntaho kabaha karibu bakaza bakicara hano bakomeze bagutamike none nzaba ndeba ana yanjye gose ibi bintu ntago mbishaka abantu baturoga ntago mbashaka mu rugo rwanjye urumva Kugarutse se muko tudarahari naho hari umva nkubwire kesi urambwira iki se vuga ndo wamfashije nkaguma nkagenda mu gitondo ntabwo hano ari hoteli cyangwa lodge urumva ese wari warashatse umugabo none urahukanye Cucu biragwira koko yewe ase watuje ugakora amafaranga ko natwe tutari twiyanze ntabwo nari narashatse sheri umva mvugo y'uburyarya mbese sheri mbaye sheri gute se kabwira we Cucu biragwira koko yewe nta kindi nagufasha ntabwo nari narashatse umugabo kesi urambaza iki wandawe kuri kunisha umutwe basi wambwiye aho Dudu ni nka musanga Dudu se Dudu ibiki Dudu ni ibiki da ariko koko navutse nk'abandi bana hari igihe niyanga burundu ndetse nkumva nashyira iherezo ku buzima bwanjye wenda iyo nza kumenya data hari icyo yakamfashije ariko hagati ye na mama ninde wakoze ikosa ryo kunshyira kuri iyi si atazamfasha
muri uru rugendo rwo kwiyubaho. Imana yakurengera ko ari Imana yo kwizerwa, Imana irakomeye kandi urahambaye, ujya neza kandi ntuhinduka. Aka kanya ndaje imbere yawe, nje imbere y'amaso yawe, nje imbere y'ubwiza bwawe. Mwami wanjye, nje kukwereka umuryango wanjye, nta kindi kinzanye aha hantu. Data ndakwinginze kugira ngo ungirire neza, uturengere, udushoboze muri byose Mana. Sengera urugo rwanjye ndushyize mu maboko yawe, ndushyize mu biganza byawe. iri shyano urambonera igihe ryahera rikomeza kunesha umutwe, kanze nkwereke je wampereye wandaye kwe kiri gukomeza kunesha umutwe igihe wahereye urambonera, urumva nta kibazo ufite. Rese nze nkwereke Basi nyumva ndari hano byonyine ndakwinginze kugira ngo ubutoza byuke ngende mbabarira. Mbabara winantera ni sasa makanda chaho genda. Nje nago nshaka abantu banesha umutwe, urambonera igihe wamere nta nubwo uri kureka ngo niruhukire. Ngaho kesi yabaye kesi dudu ngenda muhetse ndamuragira ngewe cishene vuba sinonge kugusangaho. Ugenda utanyishyuye saho se ahantu ugiye urahazi ko mbona ari mu bishyamba nta rugo ruri hano hafi cyangwa wayo? Ntaho nzi kuko nta nubwo mfite aho kujya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Icyo gihe rero ikintu Yesu yarashatse kuvuga, yaravuze ngo munyikoreze imitwaro yanyu yose kugira ngo ibibazo tuzagirira mu isi tujye tuba ari we tubitura. Kandi isezerano yari atanze icyo gihe ryari ryo kuvuga ngo azaturuhura. Amen. Haleluya, haleluya. Cumbetse pfukama gusengera. Ya haleluya, 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 haleluya. Witeka Nyiringabo, sengeye uyu Nshumbetsi kubw'ibi bibazo bimwugarije. Topi nini wave ye. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yego. Mutsindishirize mwami. Ibintu mbonye ni ibiki? Ibintu Cumbetse bera nubwo ubona ziri ihene ntugire ngo ni ihene, ahubwo bera ni abadayimoni baba bari kwingaranya mu buryo bwose.
buriya niko abadayimoni bakora kugira ngo babuze abantu amahoro. Hagati aho ncumbetse ndakumva ndimo gusenga mbonye ikintu mwiyeko. Ngiye kubona mbona hejuru y'inzu yawe hariho injangwe nini, kandi mu buryo bw'umwuka injangwe isobanuye umurozi. Zopelevo injangwe dutunze rwose yego kinini zeni efo eyini yego urakoze mwuka. Hanyuma ibintu bisobanuye ngo nta kabuza Kabahire baramuroze. Reka abantu ntabwo bakwishimiye Cumbetsi hamwe n'aya matungo yawe menshi. Ntabwo ye. None se mukozi w'Imana ubu ngubu intsinzi ni iyihe koko? Intsinzi nta yindi. Haleluya. Intsinzi nta yindi. Nuko ugiye gufata amasengesho y'iminsi 3 utarya utanywa. Yego. Ibintu koko nzabishobora no kuntu nikundira agatama ntubizi koko. Urasabwa kubishobora cyangwa ukareka umugore agapfa. Ariko mama, uziko kwivuza ari uburenganzira bwawe. Ese ko yanze ko nza kwa muganga. Ko yanze kujya kwa muganga? Ngo ntazamuteza leta ngo akadushyira mu kato. Kadushyira mu kato? Ariko kanakumiro. Kujya mu kato se bitwaye iki mu gihe ari ingingo yo kurinda ndetse no kurinda abandi? Uziko baramutse basanze urwaye corona muri uno mwanya waba uri kwanduza abantu bo muri uno mudugudu bose? Niko shairi niko abonye kuntu nyoko abagome bamugiriyeyo sha bakabyarana. Ariko akanakumiro. Ariko papa mubaze uburwayi bwose ni amarozi n'abagome? Uburwayi bwose n'abagome? Hari nubwo wasanga arwaye izindi ndwara. Aya ni amatiku ya nyoko na konsesa urumva. Ubuse ubundi muragira ngo bazanshyire mu kato hanyuma inka zanjye zizabe zande? Ninde uzajya uzahirira? Zabaho gute buriya nawe wirirwa ku gasantere ngo uri kogosha ibyo ntazi? Akato se ni gereza? Ni gereza? Hari ubwo buryo bayashyizeho kugira ngo birinde ikwirakwizwa ry'icyorezo? Cyane ntabwo ujya wumva hanzanga uburyo icyorezo kiri kwararika ingogo. Izo nka se nyoko naramukoye urumva, ariko ntabwo muzi ko ari ngewe nyir'urugo, mugomba no kunyumvira. Ariko papa usa twumvire no mu mafuti kwivuza rega n'uburenganzira bwa mama. Umva sha nawe uzashaka umugore wawe ujye umutegeka uko ushaka.